Haleluya. Inzugi zikinguye kw'isi yose, ishuri ry'abakozi bakorera Imana, iyo ni kaminuza ya teolojiya. Iyi ni kaminuza ya teolojiya. Yigishwa mugende mu bihugu by'amahanga, guhindura ababituye abigishwa ba Yesu. Yigishwa mugende mu bihugu by'amahanga, guhindura ababituye abigishwa ba Yesu. Amasi International School of Ministry and the Bible Amasi Gatebreakers International School of Ministry and the Bible College. With authority which I was given from the Gatebreakers, kubasha mabwa na Gatebreakers. you people who are here, allow me to graduate these men and women of God. Munyemerere nambike aba bantu basoje amasomo yabo. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Izina rya Data n'ry'Umwana n'irya Mwuka Wera. Move your slate to the left hand. Muzengurutse ako gagozi iburyo Let us give a big hand clap to the Lord. Reka dukomere Imana yacu amashyi. You have graduated whether devil likes or not. Mwasoje kwiga yaba umwanzi abishaka cyangwa atabishaka. Gatebreakers International School of Ministry and Bible ni kaminuza yigisha iyobokamana. Iherereye muri Canada mu mujyi wa Ottawa, ikaba ifite icyicaro muri Uganda ndetse no mu Rwanda mu mujyi wa Kigali ku rwego rwa East Africa. Iyi kaminuza yatangiye gukorera mu Rwanda tariki ya 2 Kanama mwaka 2023. Batangiye ari abanyeshuri 45 bamaze imyaka 2 biga, barangiza ku ya 26 Gashyantare 2025 ari abanyeshuri 26 mu byiciro bitandukanye birimo diploma, degree, bachelor's degree, master's degree ndetse no ku rwego rwa doctoral. Intego y'iyi kaminuza ni ukwigisha abashumba n'abavugabutumwa ukuri kwa Bibiliya kugira ngo bigishe ijambo ry'Imana babifitiye ubumenyi. Iyi kaminuza ikaba imaze gutanga impamyabumenyi ku nshuro ya 2 ku banyeshuri 32, ni mu gihe batangiye ari abanyeshuri 57. Pasiteri Harorimana Theoneste urangije mu cyiciro cya 2 cya kaminuza avuga ko nyuma yo kwiga hari byinshi ku ijambo ry'Imana yasobanukiwe. Yangira rino shuri rya Gatebreakers kitwa muri theology. Natangiye numva mfite umuhamagaro w'ivugabutumwa gukorera Imana, ariko mu by'ukuri nungukiyemo ubumenyi bwinshi butandukanye. Ikintu cya mbere nungukiyemo, nasobanukiwe ikintu cyitwa iyobokamana, cyo twita uyu muhamagaro tubamo w'ivugabutumwa. Hari ukuntu twawubagamo cyangwa tuwukora cyane cyane mu gukurikiranya ibitabo bya Bibiliya. Namenye ukuntu bikurikirana, menya uko byagiye byandikwa, menya aho byandikiwe, menya n'impamvu byanditswe, na message yabaga irimo. Mu by'ukuri mbere y'igihe twasomaga ijambo ry'Imana ariko tutazi impamvu yaryo, twumva ngo ibyakozwe n'intumwa, utazi umuntu wabyanditse, twumva ngo itangiriro utazi ngo ryanditswe nande. Ariko mu by'ukuri muri iyo badge yose nasobanukiwe kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, menya abantu banditse ibyo bitabo, impamvu babyanditse nabo babyandikiye. Pasiteri Mutesi Leonira uyoboye ministeri yitwa Giovanni's Family wahawe impamyabumenyi ku rwego rwa doctory, avuga ko kwiga muri iri shuri bisaba gusenyuka ku byo wibwiraga kuzi ugahabwa ubumenyi nyakuri. Mu by'ukuri hari ukuntu ajya kwiga abazi ko hari icyazi, ariko yajya kwiga agasanga nta cyazi. Mu ishuri rya Gatebreakers University ni ishuri ryigisha ukamenya ukuri, ukemera gusenyuka ku byo waruzi ugasenyuka, hanyuma ukubakika mu bundi buzima bushyashya, ubutumwa bwiza nyabwo. Nubwo hari abakomeje kwiga muri iri shuri, ntihabura imbogamizi zikigaragaramo, cyane cyane ko rikiri ishuri rishyashya. Umwarimu muri Gatebreakers International School of Ministry and Bible, Reverend Dr. Rwibasira Vincent, avuga ko zimwe mu mbogamizi bagihura nazo ari uko hari abatarasobanukirwa impamvu yo kwiga iyobokamana no kuba nta hantu habo barabona aho kwigira.
imbogamizi dufite nuko kubona abanyeshuri abantu ntibarumva cyane agaciro ko kwiga turacyabakaba. Iyo ni nayo mbogamizi dufite ikomeye. Nubwo bimeze gutyo ariko avuga ko urangije muri iri shuri aba afite ubushobozi bwo kuyobora mu nzego zitandukanye, ari naho ahera asaba abantu kuza kwiga. Umuntu arangiza afite ubushobozi bwo gukora umurimo w'Imana, cyane cyane wo kuyobora abantu no kuyobora itorero muri rusange n'izindi nzego yanazikoramo zo kuyobora ibintu runaka. Iyo umuntu akora ikintu atakizi kandi ikintu cyose kirigwa, ibi byo ureba ngira ngo abaganga barabyiga, abarimu barabyiga, abadozi barabyiga, abogoshi barabyiga, umurimo wose rero ugomba kwiga. Iyo ukora utarawize urawica. Gatebreakers International School of Ministry and Bible imaze kugira ubufatanye n'ibindi bigo bitandukanye. Aha ndavuga Radio Umucyo, radio y'iyobokamana mu Rwanda. Umuyobozi wayo Nyiravugimana Cecile yongeye kwibutsa abanyeshuri bo muri iri shuri ko umugambi hari ari ukuzamura ubwami bw'Imana mu gihugu, kandi bigakorwa n'abantu bize kandi basobanukiwe. Yes, icyo bishatse kuvuga ni iki? Nuko twese umugambi dufite no kugira ngo tuzamure ubwami bw'Imana mu gihugu cyacu. So our main purpose is to elevate the purpose of the Lord in our nation. Yes, kandi tukabuzamura turi kumwe n'abantu ubize kandi basobanukiwe. And uplifting the purpose of the Lord with people that are intellectual. Turi kumwe n'abantu bize iyobokamana nkuko natwe turi mu gisata cy'iyobokamana tuvuga ubutumwa bwiza. Are doing it with people that are gone through theology, because we are also in the same domain. Kandi soza ndashima Imana cyane ko muri aba banyeshuri harimo umukozi wacu duhorana buri munsi kamarade. We thank God among the graduates we have our employee. Ubwo nukuvuga ngo ubumenyi turabwungutse bundi mu murimo w'Imana. So we have gained another knowledge in the service of God. Nago ari kamarade gusa, dufite n'abapasiteri babwiriza iwacu barimo Pastor John. We have even pastors that come to the radio station like Pastor John also. Nawe murabona ko ari mu barangije kwiga. And I thank God because he's one of the graduates today. Yes, twagira umugisha cyane uwo kugira inshuti yacu dukunda cyane, umuhanzi Tonzi, umuririmbyi kandi ntago nabona uko muvuga ni uwacu. And it's a privilege to have one of the stars here, gospel artist in Rwanda. Yego abari iwacu buri munsi kenshi kandi most of the time she's on the radio station. She's one of us. Yes, nago rero nanakwibagirwa ko nabonyemo na Pastor Theonest bushize yarahari ni umunsi arahari. Pastor Theonest graduated last time, and even today nawe n'umupasiteri abwiriza iwacu mu gitondo kuwa gatandatu saa 12 abari kuri radio. 6 every Saturday, 6 in the morning, he's on the station preaching. Pastor Dr. Ziripa Ndayambaje uyoboye Gatebreakers International School of Ministry and Bible mu Rwanda avuga ko hagenda hagaragara impinduka uhereye kuko batangiye kugera none. Harimo itandukaniro rinini cyane kuri iyi nshuro. Twabonye abanyeshuri benshi, iyi Gatebreakers yitabiriwe n'abanyeshuri benshi kandi mu ngeri zitandukanye, baba bo mu Rwanda baba nabo hanze. Yongeye gushishikariza abayobora amadini n'amatorero ndetse n'abigisha ijambo ry'Imana kuza kwiga Bibiliya. Ubutumwa tubaha kuri abo bashumba nka Gatebreakers turabashishikariza cyane kuza kwiga teology. Nkunda kubivuga, buriya Bibiliya turayiga ariko Imana ntabwo tuyiga. Ni ukuvuga ngo baze twige Bibiliya. Buriya Bibiliya irimo ibintu byose. Itegeko ryasohotse mu mwaka wa 2018 itanga igihe cy'imyaka 5 umuyobozi w'itorero ku rwego rw'igihugu agomba kuba yarize iyobokamana cyangwa yarize ibindi akongeraho n'iyobokamana. Uretse kuba Gatebreakers International School of Ministry and Bible bigisha iyobokamana, banakora n'ibikorwa by'urukundo. Dr. Edward Kisembe umuyobozi w'ikaminuza ku rwego rwa Afrika yatanze mituweli ku batishoboye. We as Gatebreakers, twebwe nk'abayobozi ba Gatebreakers, we are going to support few people. I don't know how many with mituweli. tugiye kugira abantu dufasha tubahereza mituweli. So here we have a leader, Honorable Mutabazi Teozen. Tugiye guhamagara umuyobozi
turi kumwe hano witwa Mutabazi Theogene. I want to give him this envelope. Nshaka kumuha ibahasha. When he go in our community, Najya- where he lives, najya mu midugudu then he dutuyemo, will pick those people who are unable to buy their mituweli and get well with their life. azaza kureba abantu badashoboye kwishyurira mituweli azibeshyurire. Igishe kwitondera ibyo nababwiye, dore ndi kumwe namwe kugeza imperuka. Gatebreakers International School of Ministry and the Bible Mobile College. Gatebreakers International School of Ministry and the Bible Mobile College. Inzugi z'ikibuye ku isi yose, ishuri ry'abakozi bakorera Imana, iyo ni kaminuza ya teolojiya.